Hello everyone. We are so happy to have this time once again to share the word of God. But before we begin, I would like to pray. Our Father, we thank you for this evening. This is a good chance you have given us to share the word of God. As we share the word of God, you can discover your heart. So once we receive your heart through the word of God, you can live a different life. I hope you'll be with us as we listen to the word of God. We pray everything in the name of Jesus. Amen. Amen. So this evening we are sharing from the book of Matthew chapter 22 from verse 1. Matthew chapter 22 from verse 1. And Jesus answered and spoke to them again by parables and said, the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son. Yesu yongera kuvugana nabo abacira imigani ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyujije ubukwe bw'umwana warongora. And sent, verse 3, and sent out his servants to call those who were invited to the wedding, and they were not willing to come. Atuma abagaragu be guhagarara guhamagara abatorewe gutaha ubukwe banga kuza. Again he sent out other servants, saying, tell those who are invited, see, I have prepared my dinner, my oxen and my fatted cattle are killed, and all things are ready, come to the wedding. Arongera atuma abandi bagarabatsi mubwira abatowe muti dore niteguye amazimano amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze byose byiteguye muze mu bukwe. But they made light of it and went their ways, one to his own farm, another to his business. Maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe ajya mu gikingi cye undi ajya mu rutundo rwe. And the rest seized his servants, treated them spitefully, and killed them. Abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira barabica. But when the king heard about it, he was furious, and he sent out his armies, destroyed those murderers, and burned up their city. Maze umwami ararakara agaba ingabo ze arimbura abo bicanyi atwika umudugudu wabo. Then he said to his servants, the wedding is ready, but those who were invited were not worthy. Maze abwira abagaragu bati ubukwe bwiteguwe ariko bari babutorewe ntibari babukwiriye. Therefore go into the highways, and as many as you find invited to the wedding. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa abo muri buboneyo bose mubahamagare baze batahe ubukwe. So those servants went out into the highways and gathered together all who they found, both bad and good, and the wedding hall was filled guests. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira bateranya abo babonye bose ababi n'abeza inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa. But when the king came and see the guests, he was a man there who did not have a wedding garment. Umwami yinjiye kureba abasangwa abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. So he said to him, friend, how did you come in here without a wedding garment? And he was speechless. Aramubaza ati mugenzi wanjye niki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Then the king said to the servants, bind him hand and foot, take him away and cast him into out darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Maze umwami abwira abagaragu bati nimumuhe amaboko n'amaguru mujugunye mu mwijima hanze
nibo bazaririra bakayikinyira amenyo. Yes, I'm so much thankful to God for this time. Ndashimira Imana cyane aka kanya. I like to share the stories in the Bible. Nkunda kuganira inkuru zanditse muri Bibiliya. If you give me a time to share with you my stories, Impaye akanya ko kuganira nawe. all my stories are very bad. Inkuru zanjye zo rwose ziba ari mbi. So, but I'm so thankful to God who has given me the chance to share with you the stories of the Bible. Gusa nshimira Imana amahirwe yo kuganira nawe mu nkuru za Bibiliya. So whenever I read the Bible, I could see that what the stories from the Bible tell us are not found in this world. Igihe cyose nsomye Bibiliya mbona ko inkuru za Bibiliya zitubwira ibintu bitandukanye n'inkuru zo mu isi. So that when we try to understand the Bible with humanistic standard, we cannot understand. Niyo mpamvu iyo tugerageje kumvisha Bibiliya ubwenge bwa muntu tutabasha kuyumva. So when I read this story in this book of Matthew chapter 22, Ubwo nasomaga inkuru yo muri Matayo 22, so I could see the father who organized the wedding for his son. nabonye umubyeyi wateguriye umwana w'ubukwe. So when I saw how he prepared his wedding, I could think about it. Unabona ko yari yateguye ubukwe nabitekerejeho. Because I was comparing this with the course of this world. Nabigereranyije n'imigenzo y'isi. So there is something different I was able to find here. Naje kubona ko hari ibintu bitandukanye mu hano. So that is the reason why I came to discover and conclude that this story is not telling us the things of this world. Ibi byatumye menya neza ko koko iyi nkuru itatubwira amateka yo mu isi. Because such person does not exist. Kuko umuntu nk'uyu nguyu ntabaho. So he had to organize his son's wedding very well. Yagize umutima wo gutegura ubukwe bw'umwana we neza. And because of this, he prepared everything needed for his wedding. Ibi byatumye ategura ibintu byose byari bikeneye kubw'ubukwe. So, and he sent his servants out so that they can invite people. Yohereje abagaragu be ngo batumire abantu. So he prepared the oxen. Yateguye ikimasa kibyibushye. He killed the fatted calf. Arakica. And he prepared everything to eat and drink. Yateguye ibyo kurya byose, ategura n'ibyo kunywa. And he prepared the wedding of the garment of the wedding. Anategura n'umwambaro w'ubukwe. So what he wanted people to do is just to come. Yashakaga abantu ko bakora ko ari ukuza gusa. I'm calling you, just come. Iravuga ati rwose ibintu byose birahari, mwebwe muze. Come for doing what? Muze se mukora iki? I was able to see in the heart of this master, his heart was to make people joyful only. Nabonye ko mu mutima w'uyu mwami yifuza ko abantu banezerwa gusa. So normally when we prepare the wedding in this world, ubusanzwe duteguye ubukwe muri iyi si. So we always need the help of others. Buri gihe tuba dukeneye ko abandi badufasha. So people, they help each other in different ways. Abantu bafashanya mu buryo butandukanye. Even if he's a rich person, ubwo yaba ari umukire, he cannot organize the wedding alone. ntabwo ubukwe rwose yabwitegura wenyine. Always he need his friends, his relatives to organize this event very well. Buri gihe akeneye inshuti ze n'abavandimwe ngo bamutegurire ubukwe. Because even though you have money, you cannot own everything in the world. Nubwo waba ufite amafaranga ntabwo ibintu byose waba ubifite. So, but this person, this master had everything needed. Ariko uyu mwami we yari afite byose bikenewe. I was able to realize, this is same as the heart of God. Naje gutahura ko yari umutima w'Imana. This master is God. Uyu mwami ni Imana. The heart of this master, the heart of this father is really the heart of God. Umutima w'uyu mwami, umutima w'uyu mubyeyi ni umutima w'Imana. So, he sent his first servants to call the invited people. Yohereje abagaragu ngo batumire abantu. But when he sent his first servants, those invited people, they didn't come. Ariko yohereje abagaragu be ntabwo abo yatumiye baje. And he sent other servants again. Yongeye kohereza abandi bagaragu. But still, those invited people, they couldn't come. Gusa nubwo ntabwo baje. So he sent his servants again. Yakomeje kohereza abagaragu be. So what did they do? Ese baje gukora iki? So they became angry.
baje kurakara. What's wrong with this master? Asimbuwe afite ikihe kibazo? He sent his servants for the first time. Yatwarije abagaragu bwa We mbere. told him that we will not come. Tumubwira ko rwose tutari He bwuze. sent the second group of his servants. None yohereje irindi tsinda ry'abagaragu. We told him that still we are not coming because we are busy with our own business. Tumubwira ko duhuze mu bugenza bwacu. So now you see he keeps sending his servants. Ariko dore aracyohereza abagaragu. So they started to discuss. Batangiye kuganira. So for him not to send more servants, Ati kugira adakomeza kutwohereza abagaragu, let's show him the lesson. reka tumuhe isomo. So according to their Bible, they took those servants and they started to beat them. Bibiri ivuga ko babafashe barabakubita. Not only beat them, they killed some of them. Nta nubwo bakubise gusa ahubwo baranabishe. So when the master heard of it, he realized that really the hearts of these people are not ready to attend my wedding. Shebuja abyumvishe yamenye ko umutima w'abantu utiteguye kwitabira ubukwe. So the hearts of these people, they didn't know my real heart. Aba bantu ntibazi umutima wanjye. I wanted to be joyful together with them. Nifuzaga kwishimana nabo. So I didn't tell them to do something. Nta kintu nabasabye gukora. I just called them to come. Nabahamagaye gusa kugira ngo baze. But why these people, they live with different hearts? Ese kuki babana n'umutima utandukanye n'uyu? So he got angry. Yarababaye. So he sent his servants again. Yohereje abagaragu be noneho. So they went in the cities and they started to kill and they burned those cities. Ariko bagenda bagiye kwica no gutwika umudugudu So wose. he destroyed everyone in that city. Buri umwe baramurimbuye muri uwo mudugudu. So after doing that, Nyuma yaho he sent his servants. yohereje abagaragu. He told them, Arababwira ati go in all highways. noneho nimujye mu nzira nyabagendwa You zose. invite anyone you can meet, Abo muhura nabo bose aba ari bo mutumira. whether they are good or bad. Yaba ari beza cyangwa babi. You just invite them because I want this wedding hall to fill. Mwebwe mubohereze gusa, icyo nifuza ni uko iyi nzu icurizwamo I have n'ukwezi. everything to share with people. Dore mfite ibintu byose byo gusangiza abantu. I have joy. Mfite I ibyishimo. have peace. Mfite amahoro. Why people cannot be joyful together? Ese kuki abantu bataza ngo twishimane? So this is how he sent his servants and they went and they collected everyone they met in the way. Uku niko yohereje abagaragu be, baragenda bazana buri muntu wese bahuye nawe mu nzu. So the people they came and they filled this wedding hall. Abantu baraje bunzura inzu. But there is something I want to talk about. Ariko hari ikintu nshaka kubabwira. So when this father came in, Ubwo uyu mubyeyi yinjiraga, the Bible is saying biravuze he ngo was able to see someone who was not wearing the wedding garment. yabonye umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. So when he saw this person who was with the wedding garment, Akimubona rwose utambaye umwenda he w'ubukwe, became so much furious. yararakaye cyane. He asked him, Yaramubajije ati how come you are here without the wedding garment? byagenze gute kwinjira hano udafite umwenda w'ubukwe? So this person became speechless. Yarahoze rwose araceceka, He had nothing to say. nta kintu yari afite yavuga. So the master commanded his servants to throw him, to tie him with a rope, his arms and face, and throw him away. Ko ni ku mwami yategetse ko bamuboha amaguru n'amaboko bakamujugunya hanze. Throw him in the darkness, Yavuze ati nimujugunye hanze mu mwijima, where people will cry and gnashing their teeth. aho niho abantu bazajya barira bakahekenyera n'amenyo. So this is how the story ends. Ko ni ku inkuru isoza. But let's think about it. Ariko mureke tubitekereze. As I told you, this master, this father is Father God. Ntabwo ko uyu mubyeyi, uyu mwami ari Imana Data. But who's these people who refused to attend the wedding of the king's son? Asaba abantu banze kwitabira ubukwe bw'umwana w'umwami ni bande? So Bible says that Biravuga ngo one day Jesus came in the world. umunsi umwe Yesu yaje mu isi. So when he came in the world, Ubwo yazaga, as you know, he was born from Mary. murabizi ko yabyawe na Mariya. So he grown up, Arakura, and after that he started to teach people the word of God. amaze gukura yatangiye kubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. After teaching people the word of God, he
he was killed and he died on the cross. amaze kwigisha abantu iby'ijambo ry'Imana yarishwe apfira ku musaraba. So for him to die was because of the sins of the world. apfa yarapfira ibyaha by'abari mu isi. So Jesus was holy, was righteous. Yesu yari umukiranutsi utunganye. So but we people, or we are not born as holy as righteous people. ariko twaba ntituvuka turi abakiranutsi. So it means bivuze ngo Jesus came and died in our stead. Yesu yaraje apfa mu kigo cyacu. So we are the ones to die. nitwe twagombaga gupfa. But Jesus came and he died so that we can be saved. ariko Yesu yaraje arapfa ngo twebwe dukire. So now we are waiting the coming back of Jesus. ubu dutegereje kugaruka kwa Yesu. So why Jesus is going to come back? ese kuki Yesu azagaruka? Bible shows how Jesus will come back to take those who believe in him. bibiri twereka ko Yesu azagaruka aje gutwara abamwizeye. So Jesus will come to take those who have the same heart with him. Yesu azaza aje gutwara abafite umutima umeze nk'uwe. So now Jesus today is calling people so that they can be joyful together with him. niyo mpamvu uyu munsi aba bahamagara kugira ngo bishimane. So there is the day of Jesus, of his coming back. hari umunsi rero wa Yesu, umunsi wo kugaruka. This is the day where some will be joyful and others will cry. kuri uyu munsi hari abantu bazanezerwa abandi bakarira. So for some people this day will be an unspeakable day. kuri bamwe azaba ari umunsi w'ibyishimo bitarondoreka. But for others will be unspeakable day of sadness and sorrow. ariko ku bandi azaba ari umunsi w'agahinda n'umubabaro utarondoreka. So why will it be like this? ese kuki ariko bizagenda? So this day is as this day of this king who organized the wedding of his son. uyu munsi uzaba umeze neza nk'uyu umwami yateguye acyuza ubukwe bw'umwana. So now you see people were supposed to come and enjoy together with the king. bimwitegereza abantu bari basabwe kuza ngo bishimane n'umwami. So but instead of coming they started to fight against the king. ariko hakuza batangiye kurwanya umwami. So when they fought against the king, ubwo barwanyaga umwami, that was the end of their life. ubuzima bwabo bwari burangiye. Because everyone was destroyed. buri wese yararimbuwe. So because they showed that they had nothing to do with the king. bagaragaje ko nta kintu bahuriyeho n'umwami. So likewise, when people they listen the gospel, rero iyo abantu bumvishe ubutumwa bwiza, the gospel it's the one will speak about the works of Jesus on the cross. ubutumwa bwiza ni ijambo riba rivuga ku mirimo ya Yesu yakoreye ku musaraba. Actually, when we speak the gospel briefly, iyo tuvuze ubutumwa bwiza mu ncamake, the gospel is death and burial and the resurrection of Jesus Christ. tuba tuvuga urupfu no kuhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo. So when we read the Bible, we can see that this is only things the Bible wants to teach us. mu gihe dusoma Bibiliya tubona ko ari byo Imana ishaka kutwigisha. Because when we read the books of prophets, mu bitabo by'abahanuzi, so the prophets they prophesize of coming of Jesus. abahanuzi bahanuye ibyo kuza kwa Yesu, His born, his death, and his resurrection. bavuga uko azavuka n'uburyo azapfa kandi akazuka. And some of them they spoke about his coming back. bamwe bo banavuze kugaruka kwe kwa kabiri. Yes, they didn't specify this day and this day Jesus will come back. ntabwo bigeze bahamya ngo n'uyu munsi Yesu azagarukira. But what we know that Jesus is coming back. hari icyo tuzi ni uko Yesu azagaruka. So we don't know the day. ntabwo tuzi umunsi. But what the Bible teaches us is to be ready at any time. ariko birayitwigisha guhora twiteguye. Because Jesus may come back today. Yesu ashobora kuza uyu munsi, He may come back tomorrow. ashobora no kuza ejo He may hazaza, come back during night or during the day. ashobora kuza ari ku manywa cyangwa ari nijoro. So we don't know. ntabwo tubizi. So that's why God wants everybody to be ready at any time. rero Imana iba ishaka ko twese tuba twiteguye igihe cyose. So but who will be taken by Jesus? asa n'inde Yesu azatwara. They are those who have the same heart as his. aba ni abafite umutima uhuye n'uwe. So how can we unite the hearts of ours and the heart of Jesus? twabuza guta umutima wa Yesu n'uwacu. So just through the gospel we can unite our hearts together. binyuze mu butumwa bwiza nibwo dushobora guhuza nawe umutima. So you see, when some people were joyful together with the king, igihe abantu bari bishimanye n'umwami, so others were crying, were sorrowful. abandi bo barariraga bahekenya amenyo So bafite I agahinda. want to talk about this person who was found without a wedding garment. reka tuvuge kuri uyu muntu wasanzwe atambaye umwenda we. Why this man was
thrown away? ese kuki yajugunywe hanze? Yes, he is in the wedding hall. Nibyo yari yinjiye mu nzu icururizwamo ubukwe. So it seems that he received the invitation of the king. bivuze ngo byasaga naho yakiriye ubutumire umwami yamuhaye. But even though it seems that he had the heart of the king, ariko nubwo byasaga naho yakiriye umutima w'umwami, but in the eyes of the king, his heart was not different from those who refused to come. mu maso y'umwami umutima we ntabwo wari utandukanye n'uw'aba bandi banze kuza. So that's why even him, he was thrown away. ibyatumye najugunywa hanze. So he missed the joy in this wedding. uku niko yabuze ibyishimo muri ubu bukwe. Why? kuki? This is what I want us to see together. iki ni ikintu ashaka tuganira. So you see, the king prepared everything as I told you. nimwitegereze umwami yari yateguye ubukwe bw'umwana, Even he prepared the ategura garment of byose. the wedding. ategura n'imyambaro y'ubukwe. But this is not just a wedding. ariko ntabwo This ari is not ubukwe just gusa. a garment. nta nubwo wari umwambaro gusa. Because when you go in deep the Bible, iyo usomye bibiliya wimbitse, normally garment represents the righteousness of God. uyu mwambaro uhagarariye gukiranuka kwa Yesu, gukiranuka kw'Imana. When Bible speaks about the garment, is talking about the righteousness. bivuze imyambaro bivuga ku gukiranuka. So you see, this wedding hall represents heaven. rero iyi nzu ikirizwamo ubukwe ihagarariye ijuru. So this party is the party which will happen when the children of God will inherit the kingdom of God forever. nawe ibi birori ni ibirori abana b'Imana bazagirana n'Imana ku munsi wa nyuma. But what did they do for them to be inherited this kingdom? asa bakoze iki kugira ngo binjire muri ubu bwami? So you see, the requirements was just come and put on this wedding garment. nimwitegereze hano icyasabwaga nuko bazaga bakambara uyu mwenda w'ubukwe. So if they have this wedding garment, this was enough in the eyes of them. mu The gihe king. bakiriye umwambaro w'ubukwe bakawambara byari bihagije mu maso y'umwami. So let us think about it. Where this garment came from? none se uyu mwambaro wavuye? So this garment came from the king. uyu mwambaro waje uturuka ku mwami nyirizina. So this garment is not the garment everyone prepared by himself. ntabwo ari umwambaro buri wese yiteguriye. So what was required? What people had to do in order to have and to put on this garment prepared by the king? ese ni icyo abantu bagomba gukora kugira ngo bambare uyu mwambaro w'ubukwe? So is to put away their own garment. bagomba kwikuramo imyambaro yabo. So if they go there with their garments, the requirements was to put out their own garments and put on this garment of the king. mu gihe bageze ibwami bacyambaye imyambaro yabo bagomba guhindura bakuramo iyabo bakambara umwambaro w'ubukwe. So it is impossible to be found in this wedding having the garment of the wedding of the garment of the wedding and their own garments. ntabwo byashobokaga ko uba uri muri iyi nzu ikirizwamo ubukwe wambaye umwambaro wawe kandi ukambara n'umwambaro wawe. So it means the garment they received from the king was the garment of the king. bivuze ko umwambaro bakiriye w'ubukwe wari umwambaro bahawe n'umwami. So it was the garment made by the king. n'umwambaro wari wakozwe n'umwami. So but they had their own garment. ariko nabo bari bafite yabo. So their own garments represent the righteousness of man. iyi myambaro yabo yari ihagarariye gukiranuka k'umuntu. So this garment from the king represents the righteousness from God. mu gihe uyu mwambaro uva ku mwami wari uhagarariye gukiranuka kw'Imana. So now it is impossible for us to be in the kingdom of God having our own garment, our own righteousness. rero ntabwo bishoboka ko twajya mu bukwe bw'umwami twambaye gukiranuka kwacu bwite. But if we have this garment, this righteousness of God, we can be in his kingdom bodily. igihe twakiriye gukiranuka kw'Imana twakwinjira mu bwami bwayo dushize amanga. So now there is the problem of this man who was found without the garment of the king. rero hari ikibazo cy'umuntu wasanzwe ari mu nzu icururizwamo ubukwe ariko atambaye umwenda w'ubukwe. What was he with? yari afite icyo. He was having his own garment. yari acyambaye imyambaro ye. So even though he was having his own garment, he thought that this is enough and the king will be happy with me. nubwo yari acyambaye imyambaro ye bwite yatekereje ko nta kibazo umwami amwishimira.
But the king was not happy with this man. ariko umwami ntabwo yishimiye ubu. Why? Kubera iki? Because there is something behind why this person is not put on the garment of the king. hari impamvu uyu mugabo atigeze yambara umwambaro umwami yari yateguye. There is the heart behind this. hari umutima runaka yari afite. He's just sitting. yari yicaye gusa. He is satisfied by the fact that the king will be happy with me. yaranyuzwe nuko umwami ari bumwishimire. He just thought about the heart of the king in this way. yatekereje umutima w'umwami muri ubu buryo. He was not sure. yari abyize. He didn't search the heart of the king. yigeze agenzura umutima w'umwami. This man was thoughtless. ntabwo rwose yatekerezaga. He would have thought about it. yakagombye kuba yarabitekerejeho. Everybody has put on the wedding garment. ndabona abantu bose bambaye umwenda w'ubukwe. Now I'm not with the wedding garment. none ngewe ntawo mfite. So why is it like this? ese kuki ari uko bimeze? Why only me? kubera icyo ari njye njyenyine utawambaye. How to find the wedding of garment? ubundi se uboneka gute? He didn't think in this way. ibi nigeze He abitekerezaho. just thought, even this is the wedding. This is even the garment. This is also a garment. yapfuye kubwatirega niyi nambaye n'imyambaro. But the king couldn't receive any kind of garment. ariko ntabwo umwami yari kwakira imyambaro iyo ari yo Only yose. the garment made by him. hari umwambaro yari yateguye. Only the righteousness made by God. rero gukiranuka kw'imana konyine niko This dukeneye. righteousness may allow us to be accepted by God. uko niko imana ishobora kureba ikatwemera. But on the day of judgment, ariko umunsi w'urubanza if you are found with your own righteousness, uramutse usanzwe ugifite gukiranuka kwawe bwite, so God will not receive you. imana ntizakwakira. So what is the righteousness of God and what is the righteousness of man? none se gukiranuka kw'imana ni ukuwe n'uko umuntu ni ukuwe. So some people they think abantu bamwe bajya batekereza people who will be destroyed, they are those who had nothing to do with God. abazarimbuka nta kintu bahuriyeho n'imana. They are those who drink alcohol since morning up to evening. ni ba basinzi banywa kuva mu gitondo kugera nimugoroba. There are those harlots who don't even go to church. ni ba maraya batajya bajya no mu rusengero. There are those people who don't accept God. ni ba bandi batemera imana. There are those people who only run behind their own life. ba bandi bahora biruka ku bintu gusa. They don't pray. ntibajya basenga. They don't remember God. ntibajya bibuka imana. Those people, they will be destroyed. ni nabo bazarimbuka. Those people, they are sinners aba ni abanyabyaha. because they don't even repent their sins. ntibajya basaba imbabazi z'ibyaha byabo. So many people, they think those kind of people, they are the ones to perish. abantu benshi bumva ko bene aba aribo bazarimbuka. But I want to show you this. ariko dushaka kubereka iki. You see, this man, he was sitting in the hall. uyu mugabo yari yicaye mu cyumba So gicururizwamo. it seems that he was better than those people who killed the servants of the king. bisa naho yari umuntu mwiza kuruta abishe abagaragu b'umwami. Because he killed no one. kubera ko we nawe yari yarishe. Even he had the voice of the king. yumvishe n'ijwi ry'umwami. And he came. araza. But the problem is on. hari ikibazo. He didn't search the heart of the king. ntigeze ashakisha ngo amenye umutima w'umwami. If I don't put on the wedding garment, ngo amenye ngo ndamutse ntambaye umwenda w'ubukwe. even if I don't put on the righteousness of God, ndamutse ntambaye gukiranuka kwa yesu. even though I may do a lot of deeds, good deeds, God cannot accept him. nubwo nakora imirimo myiza myinshi gute imana ntiyanyakira. I may give offering, nshobora gutanga amaturo. I may prophesy, nshobora guhanura. I may do wonders, nshobora gukora ibitangaza. I may speak in tongues, nshobora kuvuga mu ndimi nyinshi. I may help poor, nshobora gufasha abakene. I can sacrifice my time, my money, my everything for the sake of the work of God. nshobora kwitanga rwose igihe cyanjye, amafaranga yanjye, buri kimwe cyose kubw'umurimo w'imana. But if I stand before God without the righteousness of God, ariko ndamusemagaza imbere y'imana nafite gukiranuka kwayo, however, I will perish. ntihandi nzarimbuka. So this is what God wants to teach us through this. iki ni kimana ishaka kutwigishiriza muri iyi nkuru. Now you check your life. ngareba mu buzima bwawe. I know you go to church. That is the reason why you are following. ndabizi kujya mu rusengero ni nayo mpamvu kuri iki cyigisho. People who are not concerned with the issue of the church, now they cannot follow. abantu batita ku by'imana ntabwo bashobora gukurikira iri jambo So ry'imana. you go to church. bivuze ko ujya mu I rusengero. know you give offering.
utanga n'amaturo, I know you give tithe. utanga n'icyacu, I know you help the poor people in your church. ujya ufasha n'abakene mu rusengero, I know you sacrifice yourself even for others. ndabizi ko witangira n'abandi, So I know you fast. ndakuzi rwose kuniyiriza. So you do those kind of things. Ibyo urabikora. Yes. But after that, think if you really have the righteousness of God. Ariko na nyuma yawe utekereza uti se kuko mfite gukiranuka kw'Imana, So even if I do this, even if I live like this, am I righteous as God is? nubwo nkora ibi ngibi ese ndi umukiranutsi nk'uko Imana iri? Because if you are not righteous as God is, Uramutse udakiranuka nk'uko Imana iri, though you do those kind of things, nubwo ibyo byose wabikora, God cannot receive you. ntabwo Imana yakwakira. Why? Kuki? Because Kubera ko you are not with the righteousness of God. ntabwo rwose ufite gukiranuka kw'Imana. That is only requirements for us to be received by God in His kingdom. Iki ni iki cyonyine Imana yadusabye kugira ngo twakire mu bwami bwayo. So imagine if you stand before God Sana utekereza uhagaze imbere y'Imana and you tell God in this way, ukabwira Imana uti, God, you know, I helped poor. Imana dore nafashije abakene, You know, I didn't commit many sins. dore nta byaha byinshi nakoreye mu isi, Even those sins I committed, I tried to repent. ko nibyo nakoze nagerageje kubyihana. So I helped, I supported our church so much. Dore itorero ryacu nariteye inkunga nyinshi, So I lived in peace together with others. nabanaga amahoro n'abandi. Even you see, other people, they love me because of my character. Ikindi dore n'abantu bankunda kubera ko nteye. So if you introduce yourself before God, Uramutse wibwiye Imana gutya, what can you answer if God asks you, are you righteous as I am? ese Imana ikubaje iti none se uri umukiranutsi wera nk'uko nera? What will you answer? Wayisubiza ngo iki? If you don't have it in your heart, you cannot dare to say that I'm righteous. Uramutse ibyo utabifite mu mutima wawe ntiwatinyuka kuba kuri umukiranutsi. Because you cannot speak lie once you are standing before God. Ntabwo ushobora kubeshya igihe uhagaze imbere y'Imana. So if you stand before God, what will be in your heart, that is what you will speak. Uramutse uhagaze imbere y'Imana, ikiri mu mutima wawe nicyo ushobora kuvuga gusa. So what I want to tell you that is, Ndashaka kubabwira rero ko no one can be righteous by our deeds. nta muntu n'umwe ushobora kuba umukiranutsi kubera ibyo yakoze. All of us, we can be righteous only by the cross of Jesus. Twese birashoboka ko twaba abakiranutsi ariko bishingiye ku murimo wa Yesu wo ku musaraba. By believing the fact that Jesus was crucified on the cross and he died and was buried and he was resurrected for our justification. Igihe twizeye ukuri yuko Yesu yavutse agapfa agahambwa akazuka, He was resurrected. He is resurrected for our justification. kandi kuzuka kwe kwabaye kugira ngo twe dutsindishirizwe. If you don't have this faith, Uramutse udafite uko kwizera, you cannot dare to stand before God boldly. ntabwo uzatinyuka rwose kujya imbere y'Imana ushize amanga. So you will always live with fear to perish. Buri gihe uzajya ubana n'ubwoba bwo kurimbuka, Always you check your life. buri gihe uzagenzura mu buzima bwawe, Always you check if you did sin or not. uzajya witegereza rero niba wacumuye cyangwa utacumuye. How daring this life is. Ese ubuzima nk'ubu bunaniza bingana iki? Even there is no good result of this life. Nta n'umusaruro bitanga. Even if you check every day, every time if you did sin or not, Nubwo buri munsi wagenzura niba nta cyaha wakoze, still the condemnation in your heart does not cease. ukomeza kumva urubanza rw'ibyaha kuzamukamo. So what you need is just receiving this righteousness from God. Buri gihe icyo ukeneye ni ukwakira gukiranuka kw'Imana. So for us to receive the righteousness of God, Rero kugira ngo twakire gukiranuka we kw'Imana, have to remove our own righteousness. tugomba gukuraho gukiranuka So kwacu. for us to remove our own righteousness Gukuraho gukiranuka kwacu rero is to realize that I'm a sin 100% who cannot do good. ni ukumenya ngo ni umunyacyaha ijana ku ijana utabasha gukora So when ibyiza. you reach that point, you are a person who rejected your own righteousness. Igihe ugeze aho ngaho rwose uri umuntu ujugunye gukiranuka. Now when you remove your own righteousness, this is the time to receive the righteousness of God. Ukimara kwiyambura gukiranuka kwawe, aba ari igihe cyo kwambara gukiranuka kw'Imana. So when we read the Bible, Usomye the Bibiliya, Bible continually shows us there is no one who does good before God. bikomeza kutwereka ko nta muntu n'umwe ukora ibyiza mu maso y'Imana. No one does good. Nta n'umwe ukora icyiza, No, not one. habe n'umwe. In this world, Muri iyi si there is no one who does good before God. ntawe ukora icyiza, habe n'umwe mu maso y'Imana. You do good before man.
ujye ukora ibyiza ariko ni imbere y'abantu. But remember that you cannot do good, you cannot perform well before God. ariko ujye wibuka ko nta cyiza wakora imbere y'Imana. Accept this because this is biblical. wemere ibi kubera ko byanditswe muri So Bibiliya. if you want to know this clearly, you can read the book of Romans chapter 3, starting from verse 11. nushaka kubimenya uzasome neza igitabo cy'Abaroma ibice 3 wenda uhere ku murongo wa 11. Not only there, you can read even the book of Psalms chapter 14, starting from 2. nunashaka uzasome Zaburi ya 14 umurongo wa 2 n'uwa 3. So if you read the book of Genesis chapter 6 verse 5. nushaka uzanasoma Itangiriro ibice 6 umurongo wa 5. If you read the book of Psalms nunasoma Zaburi chapter 58. ya 53. So Bible will describe very well who you are. bizagusobanura neza uri we. We are evil, we are dirty. turi abantu babi bahindanye. So this image we cannot see it with our own eyes. iyi ni ishusho tutabonesha amaso yacu y'umubiri. But if we check Bible very well, ariko igihe tugenzuye muri Bibiliya neza, so through this Bible, with the eyes of God, we can see who we are. hamwe n'ibibiliya tubasha kubona tukamenya abo turi. So if we realize our evilness before God, turamutse tutawe ububi bwacu imbere y'Imana, so this can help us to put down our own righteousness and receive the righteousness of God. ibi rwose bizadufasha gushyira hasi gukiranuka kwacu twakira uko Imana. Why this person didn't put the wedding garment? ese uyu kuki atambaye umwambaro w'ubukwe? It is because he relied upon his own garment. yishingikirije ku myambaro ye. So it means he was destroyed because he relied upon his own righteousness. bivuze ko yarimbuwe kubera ko yishingikirije ku gukiranuka kwe. So since he was relying upon his own righteousness, kubera ko yishingikirije ku gukiranuka kwe, he didn't get a time to receive the righteousness of God. ntabwo yigeze aho umwanya rwose byo kwakira gukiranuka Because kw'Imana. it is impossible to own these two kinds of righteousness. kubera ko ntibishoboka ko ibyo byombi wabibangikanya. So if you have righteousness of God, igihe ufite gukiranuka so kw'Imana, it means you have thrown away your own righteousness. uko umuntu urakujugunya. If you have your own righteousness, igihe wakiriye gukiranuka kwawe so ukakugumana, it means you resisted to receive the righteousness of God. uze kuba wanze gukiranuka kw'Imana. Why are you still holding your own righteousness? kuki ugundira gukiranuka kwawe? It's because you are thinking that this is enough, even God will accept. ubu utekereza ngo ibi birahagije nanjye Imana izanyakira. How can God dare to reject my own righteousness? ese Imana yakwanga gukiranuka kwanjye gute? But you remember that this is how Cain went before God. ariko wibuke kuko ariko Kayini nawe yagiye imbere He y'Imana, was rejected. ariko Imana Many yaramwanga. people, they don't know this kind of stories. abantu benshi ntibazi inkuru nk'izi. Cain was rejected because he was having his own righteousness before God. Kayini yanzwe n'Uwiteka kubera ko yari yajyanye imbere ye gukiranuka k'umuntu. So because of this, he was cast. ibi byatumye avumwa. Why Abel was accepted? ese kuki Abeli we It's yakiriwe? because he was standing before God with the righteousness of God. Abeli yahagaze imbere y'Imana afite gukiranuka kw'Imana. Actually, the lamb means Jesus. undi umwana w'intama bivuga Yesu. Because Bible says he went before God with the firstborn, bivuga ko of his flock. yitwaje iriza ry'intama. Because he was the shepherd of the sheep. kubera ko yari umushumba w'intama. So he stood before God with the firstborn of his flock. yahagaze imbere y'Imana yitwaje iriza ry'intama. So this means Jesus Christ only. ibi bivuze Yesu Kristo wenyine. So Abel didn't say that, God, I did this and that. Abeli ntiyavuze ati Imana dore njye nakoze iki n'iki. He just pulled the firstborn of his flock and he stood before God. ahubwo yafashe umwana w'intama w'iriza aba ariwe yitwaza. When God saw this firstborn of his flock, ubwo Imana yabonaga uyu mwana w'iriza w'intama yakuye mu the heart of muryango. God was so happy with Abel. Imana yanezerewe Abeli cyane. Because when God sees Jesus, Imana yabonaga Yesu, God is so much happy. Imana yarishimye cyane. Someone who can please God is only Jesus. ubasha kunezeza Imana ni Yesu. Don't think you can please God. ugatekereza ko wanezeza Imana. If you go before God together with Jesus, ariko nujya imbere y'Imana witwaje Yesu, once God can see you together with Jesus, Imana nikubona uri kumwe na Yesu, God will give you a tongue. Imana izagushima, Will accept you.
izakwakira. Will accept you not because you are good works. Atari uko ufite imirimo myiza, Will accept you because you are together with Jesus. ahubwo kuko wizeye Yesu, uri kumwe na Yesu. Now God is doing everything possible so that we can receive this Jesus. Nubu Imana ikora ibishoboka byose kugira ngo wakire Yesu. How can we receive Jesus in our heart? Ese twakira Yesu gute mu mitima yacu? It's very easy. Biroroshye cyane. You have to know that you cannot do good. You cannot do good to please God. Ugomba kumenya ko nta cyiza wakora ngo unezeze Imana, But only Jesus pleased the heart of God. ariko Yesu yanejeje Imana When he accepted to be crucified on the cross, ubwo yemeraga kubambwa ku musaraba, and he was buried kandi yarahambwe and he resurrected. arazuka. So this makes the heart of God joyful and happy. Ibi nibyo byanejeje Imana cyane. So but many times we trust ourselves thinking, if I do this, God will be happy. If I do this, God will be happy. If I behave like this, God will be happy. Ariko ikibazo kenshi turizera ngo ninkora ibi Imana izanezerwa, nitwara gutya nibyo bizashimisha Imana. Only accept what Jesus did for you on the cross. Wemera ibyo Yesu yagukoreye byonyine ku musaraba. Only God accept the works of Jesus, not the works of man. Imana yakira imirimo ya Yesu, ntiyakira iy'umuntu. So when we read the book of Ephesians chapter 6 verse 14, Iyo usomye Efeso ibice 6 umurongo wa 14, can read this verse as we end. asoma uyu murongo dusoza. Ephesians chapter 6 verse 40 says, Efeso ibice 6 umurongo wa 14 uravuga ngo, let me read two verses, 13 and 14. asoma 13 na 14. Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Verse 14 says, stand therefore, having girded your waists with truth, having put on the breastplate of righteousness. 14 kavuga ngo muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Yes. Put on the breastplate of righteousness. Mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. So once we put on this righteousness of God, Igihe wambaye gukiranuka kw'Imana, God will accept you. Imana irakwakira. We get this righteousness of God through Jesus. Uku ni ugukiranuka twakiriye kuva ku Mana binyuze muri Yesu. So I hope we learn and know clearly the death of Jesus Christ. The meaning of the death of Jesus Christ upon our life. Ngiye ko twakwiga tukamenya neza igisobanuro cya Yesu Kristo mu buzima bwacu. Yes. So thank you so much. Murakoze cyane. I will speak up here. Kansoreza. Let me pray. Dusenge. Our Father God, we thank you. Datamana turagushimira. We thank you because when you saw that our righteousness cannot save us, you sent us Jesus, so that through him we can receive your own righteousness. Turagushimira ko watwereje Yesu maze kubona ko tutabasha kwikiza ngo twakire gukiranuka kwawe muri we. Satan is still holding the hearts of people so that they cannot receive your righteousness. Satani aracyagundira imitima y'abantu kugira batakira gukiranuka kwawe. Because of this, they keep standing with their own righteousness. Bituma bakomeza guhagarara na gukiranuka kwabo. So they think if they can do good, God can be happy with them. Batekereza ko nibakora ibyiza Imana ari bizabishimira. These people, they don't check the Bible and see what the Bible says. N'abantu batareba muri bo ngo bamenye icyo birivuga. Bible says that man cannot do good before God. Ariko birivuga ko umuntu atabasha gukora icyiza mu maso y'Imana. This is the judgment of God, and God cannot lie. Uru ni rwo rubanza Imana yaciye kandi Imana ntibeshya. Father, since we cannot do good before you, rero data kuba tutabasha gukora icyiza mu maso yawe, it means we cannot be righteous on your standard. bivuze ko tutabasha kuba abakiranutse tugendeye ku ishingiro ryawe. So that's why you prepare this way for us to get the righteousness from you, Lord. Ibi byatumye dutegurira inzira ituruka kuri wowe kugira ngo tube abakiranutse bikuvuyeho. So allow us to think deeply, twemerera gutekereza byimbitse, so that we can be saved on the day of judgment. bitume dukizwa umunsi w'urubanza. So we thank you so much. Turagushimiye cyane. We pray everything in the name of Jesus. byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.
Amen. Thank you so much. See you next time. Ndabashimiye cyane, reka tuzongere utaha.